icyo nkubwira rero ku muturage simvuze ko ari umuturage banga, ariko umuturage uri hariya nawe warajajinga akavuga ati ariko nzaba uwandi uyu munsi M23 maranyemeza nti ngiye kubona murabazana n'abajamana babiri abagukuyemo umwe, urumva bagusigiye indi nyenga bitekerezo base bagupakiyemo, cyangwa usigara umuturage umuturage umeze nk'ikirumira habiri uvuga uti reka ncecekere mba none se muzarinde bucyakaza nampitana ubwo niho bazaba sizasura miganda yabo sizagira gute kuko bazi ko ari wabizize ntiwagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Sandri oya rwose there is something wrong nawe nkaba nabo nyavuga ati M23 uyu munsi ati ntago ari ya indi tuzi se M23 yarwanira na FC natwe irwana barwanira buriya. Reka nkubwira abantu banga kubwirwa ukuri, hari ikintu kitagenda muri iyo command y'Imasisi cyangwa aduyi barwana niho yipakiye cyane, niho yashyize concentration. Ibyumva n'ibintu byose bishoboka. Ariko ejo bundi ni barabonye ahari induru narabibonaga no mu magroup amwe nashatse kwamamaza ati bati wazarendo harabura iminota 10 yinjira rubaya hanyuma mu mwanya muto yangiye kubona mbona ati bye bye rubaya, ariko ati yongeye ati guma mu maboko ya mama 23 ntago bakwigarara no ndavuga nti ese wa mugari niba umuntu ari gusezera rubaya ati bye bye rubaya wazarendo murayihebye nubwo bagenda hejuru y'amazi ntibafata rubaya. Yarabivuze rega ati muzaza ne general report y'Imasisi sha aze murebe ati yavuze rimwe gusa barirukanka nta numenya aho baraye bazasubize bodo y'Imasisi. Abantu barabizi mu bintu by'intambara turakora Sandri umuntu metiriza ahantu urumva ese baranka twirwanaho imaze imyaka 9 muri Minembwe nta rukundo nta compassion nta karama mu buryo bugeze kuriya. Ukeka yuko nta experience afite ikintu bita Minembwe umukomanda amenyera ahantu abakomanda cyangwa nyine barenze umwe urumva kuko ntabarwana wenyine, ariko hari umuntu ugira dedication yiwe mu bintu by'intambara abuzongera kumutayomba ngo yavudukanya abantu koko yego aho nagasuzuguro kabi aho mbona ndetse na nyuma muri yego abarundi benshi ngo barase muri runtukuru gusoma amazina abirana runtukuru baraza kudukosora ahagaha runtukuru yego akaba ari muri axe ya Shabunda yego ndetse nkaba mbona ngo no mu majoro nawe yaguyemo hari ntambakori ni hari abakorye ntabwo nari mbizi muri yo mikono yabo ntabwo nari ndimo, ariko nabo barabanye bikabyo urumva ngo Zahire Makasi ko Rwanda mayere Burundi bure urumva abazarirwa n'abana beza Tshisekedi ejo bundi arabasebeje aravuga ngo giye muravuze ngo nabise koroshari none no gusina koroshari gusa ngo muri desoro donné numva agiye muri explanations ukuntu ngo bagendana n'ingo zabo ku rugamba. Sandri ibyo ntari kurimo kubikurura umuntu bamwohereje ku rugamba ari kumwe niheneze n'umugore wese ziramukurikiye urugamba raba muri metero 100 urumva inyuma umugore aramukurikiye n'umwana uko arwana niba bafite nk'aga telefone umugore akaba yamugemurira ku rugamba yamusongeye bugari. Ese ubwo udafite umugore yabigenza gute nawe umugemurira nyine ntaga abantu bajya bumva icyo FRDC ricyo n'imirwanire yabo babyumva akababona ama video ba brandings ba marketinze sibyo ukavuga ati no turashize. Tshisekedi nawe ntakora imibare akavuga ati ubundi zinyeshyamba zarwanyije mu buto zinyeshyamba zirwanya Kabila Pere zinyeshyamba zirwanya Kabila Fils ubundi zinyeshyamba wasaba kujya gasana kazinkiza zashaka zikagira umurenge zibarizwamo ubutazagaruka nkasugira ngasagamba kabandi bo twumvikana. Tshisekedi ntabwo mubare we yawukora ahubwo iyo Crendey icyo bita kwicira umuntu akarije M23 kabitagibona wagwane. Tshisekedi yaryama agasinzira neza bifise M23 yashyizeho gutaka igenzura itazongera gusubira Kinshasa akavuga ati ubwo no mumenye imipaka rero ngiye gucungana n'abandane baho nsigaranye uko sha muzaguma iwanyu ubwo no kuvuga ko nta butegetsi bushingiye Kinshasa buzongera kubona ubusumbuwa nimwe mu dusumbuwa bikabibazo kuko abantu batajyabona ko M23 atindiye Tshisekedi gushyira agace yigengamo abacuruzi bozakorana none se ubundi bazaza nkuko n'uriya mugabo uyobora Loni yaje bakamuterera passport mukasha ubundi kiriya gihugu nacyo kiri kimwe wambura umudiplomate ku isi bwa mbere mu mateka ku isi yaremwe nibwo umuntu yagenze mu gihugu kimwe ateza kashe ebyiri nkawe yasohotse mu kiragiye mu kindi uriya mugabo w'umunyamerika Swan ntabwo bamutereyemo kashe baravuze bati sha zana passport yawe yiki nageze mu kire gihugu batizana ni utayizanye usubireyo umwana rwose w'insoresore bicaye ku meza n'akajire kakaki abakamutereyemo none bura Swan afite kashe ebyiri mu gihugu kandi mu gihugu kimwe agira vize ebyiri
kandi Square ni umunyamerika none babwira ngo Amerika ngo izibera hariya ngo ntago bizi irabizi iyo bitabibizi yari kubwira ambassadeur yari kuvuga ngo ntukore iryo kosa tutiteranya na leta turimo ariko yaje asa nk'ujijisha ko atari bubyemere bakina ko gasenariyo game Ventura ngo yabyanze ihita igacomeka mu kugira ngo bazakitwaza bajyana yoreke gusaba igihugu bati nimura ko duha tubaterera akaje none se yarubumbashi nihanga none nabisa bati hoye none se mwebwe ntabwo kuki mutabona izo dalili bano bantu bazashyiraho igihugu bigengamo inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze aho utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. icyo nkubwira rero ku muturage sinvuze ko ari umuturage banga ariko umuturage uri hariya nawe warajajinga akavuga atari ku nzabo wandi uyu munsi mu Ventura maranyemeza nti ngiye kubona murabazana n'abajamana babiri abagukuyemo umwe urumva bagusigiye indi nyenga bitekerezo base bagupakiyemo cyangwa usigara umuturage umuturage umeze nk'ikirumira habiri uvuga uti reka ncecekere ba none se muzarinde bucyakaza nampitana ubwo niho bazaba sizasura miganda yabo sizagira gute kuko bazi ko ari wabizize ntiwagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo Sandri oya rwose there is something wrong nawe nk'abo n'abanyavuga bateye mu Ventura uyu munsi ati ntago ari yindi tuzi se ahubwo je sintekereza gutyo je mbona ko mu Ventura dufite ari imwe tuzi none ahubwo kukemwe bikunda handi bikanga nicyo nyine bagomba gushakira umuti kiba kitagenze neza ntabwo kukwirukankana kuri ari ibintu ari ibigwi bya komando mai Masisi erega niho tubibona uyu munsi none se ko nta muntu utwama abiminembwe si aho intambara buri munsi se mu Ventura yarwanira na FC natwirwana barwanira buriya reka nkubwira abantu banga kubwirwa ukuri hari ikintu kitagenda muri yo komande y'Masisi cyangwa aduyi barwana niho yipakiye cyane niho yashyize concentration ibyumva n'ibintu byose bishoboka ariko ejo bundi ni barabonye ahari induru narabibonaga no mu magroup amwe nashatse kwamamaza ati bati wazarendo harabura iminota 10 yinjira rubaya hanyuma mu mwanya muto yangiye kubona mbona haraba ati bye bye rubaya ariko ati yongeye ati guma mu maboko ya mama 23 ntago bakwigarara no ndavuga nti ese wa mugari niba umuntu ari gusezera rubaya ati bye bye rubaya wazarendo murayihebye nubwo bagenda hejuru y'amazi ntibafata rubaya nubwo baza bakora ibitangaza bagenda hejuru y'amazi bari ntibafata rubaya bariya kubera kuza bavuza induru gusa ngo bafata rubaya bariya icyakubwira ngo ibintu yabakoreye muri ibyo byabaye erega narakubwira bazendo bazashira muri no ntambara kubera biramyemero yabo barapfuye pe muri utwo 10 tumuvuga iki ntatinyuka kuvuga kuri kamera kuko numva nta kibonera sanse no kwibaza niba bavuga ati ija muze tubabone ntabwo nzi ko gishoboka niba iyo tagitike mu Ventura yigira ubwo yabisangije urumva kuko nayo irapfusha ntabwo babakirwana idapfusha sibyo kubw'ibyo ngibyo rero oya bazashaka komando bazashaka ukuntu babigenza Kedi yarabivuze rega ati muzazane General Reporto Masisi sha aze murebe ati yavuze rimwe gusa barirukankana n'umenya aho baraye
bazasubize Bodo Masisi. Abantu barabizi mu bintu by'intambara turakora Sandrine, umuntu umetiriza ahantu urumva. Ese bera nka twirwaneho imaze imyaka 9 muri Minembwe, nta rukundo, nta compassion, nta karama mu buryo bugeze kuriya. Ukeka yuko nta experience afite ikintu bita Minembwe. Umukomanda amenyera ahantu abakomanda cyangwa nyine barenze umwe urumva, kuko ntabarwana wenyine, ariko hari umuntu ugira dedication yiwe mu bintu by'intambara. Bavane Bodo ngaruye muri Rubero, bamushyire Masisi barebe ko Bodo ntabwo bamuzi no zira potopoto birizamo baza kugira kuriya. Ndabizi bimvuze abantu babyumva nabi, kimwe nuko wasanga urumva n'agaciro hayobora nawe yafitinga neza mu ntuze nubwo yahoze Rubero, sibyo? Sijya upanga ingabo, ntabwo ndi komanda wabo, abakomanda bafite nabo imibare bagenderaho, ariko burya rero itavuga umwe nta muntu waza kuzana ibintu bya potopoto hariya uriya mugabo ngo bafite ukuntu bamwumva neza. Bodo afite ukuntu ashobora kuvuga rimwe bakabyumva karindwi. Sandrine mu ntambara bibaho dedication y'intambara kuba hari ikintu gisa n'umwihariko abantu bakumenyaho mu gihe by'urugamba. Ndabizi ibintu nk'ibi abanyafurika hari abagira ngo ni nko gusingiza abantu. Ibi tuvuga ni reality iba kuri ground, abantu bazi by'intambara barabizi. Hano mu Rwanda muri liberation war yabaye hano mu Rwanda 1994, sibyo? Ku bantu basomaga ibinyamakuru na nkuru yaha burya nta hantu nubwo social media zadutse ubu ngubu nta hantu hataba amakuru. 91 92 abantu baganiraga nyine urumva, ariko barakubwiraga batari ko uwo muntu bita Kastari wo muri Gisefare ni muntu ki wabonde bitaga Sabimana uri wapfiriye mu ndege na Habyarimana, ukumva abaturage baganira n'abandi, ariko uwo muntu bita Ntare Batinya Kayitare wo mu Nkotanyi wameze gute ngo numva Rwanda ngo zikamisha imituku. None se Sandrine abakomandazi ntabwo bari benshi n'amazina yabo, kuki se 235 agenda agaruka, umva agenda agaruka no mu ngabo ziganira ukabyumva, sibyo? Yego. Bati 101 bati kana bati Rukaga bati gucya na gucya bati ariko no hakurya mu baduhanganye hari ujuza mu Mutara urumva, ukabona bisize insenda. Mu ntambara nk'iyi ngiyi ikomeye cyane umuntu ashobora kumenyera maîtrise y'ahantu, icyo kintu kigamera nk'igitinyiro anafite kisumbura icyo asanga mwageze ahantu. Iri fovuwari bazamanure Bodo hariya muri Masisi, uzarebe ko buriya buginga bw'abari abazaza za Masisi za Rubaya buzongera umutayomba ngo yavudukanye abantu koko. Yego, aho nagasuzuguro kabi aho mbona ndetse na nyuma muri yego abarundi benshi ngo barase muri runtukuru gusoma amazina yabo birana runtukuru baraza kudukosora ahagaha runtukuru yego akaba ari muri axe ya Shabunda yego ndetse nkaba mbona ngo n'umumajoro nawe yaguyemo. Hari intambara se muri Shabunda runtukuru bambwiwe ngo ni muri nahise mbaza uwo muntu nese ni none se mama 23 yageze Shabunda Nzibira ni muri Shabunda ahita ambwira rero ko yesa nsubiza, ariko bambwira ko ni namushuti wawe yesa ambwira ati ni axe none se kunumva ngo ifosi zabaga za ntuze za aho za ntuze na nivuze ne Nzibira kunumva ngo zavuyeyo fosi zaki zama 23 wasanga zivaho ku mungo zigasubiraho nijoro, wamenya ari ibiki inyeshyamba urazikinisha. Ariko sha nka force ziba muri Nzibira ako M23 banza abantu bazandika bitabo. Iyo urebye nk'akarondorondo kakarizo kava muri Warungu kakagenda muri hafi namwe kuko bavuga ko Nzibira ariho Nord Kivu, Sud Kivu, nyiramwe na Warikare cyangwa iyo Shabunda bavuga nyina ni nk'izingiro ry'ahantu ku bantu bahazi. Yego, aho Shabunda twangiza n'ahandi muri ibyo bice bavuga ko ariko mana uje urebye kuri cartographe ugasoma ukareba nk'iforce zibayo uko ziko ziba zimeze nk'izacengeye muri leta urumva igasigara zizengurutse kandi zigakomeza zikabaho. Uzuko abakongomani basuzugurana kudiployinga Nzibira muri Shabunda urebye ukuntu impande bagenzurwa n'uwo mu Rwanda, none se bundi ubikongera bigasa na deployment M23 yakoze no bita Warikare centre ijya kuhafata yagenze kilometero 100 ica muri aduyi wabo irikomereza gufata ahantu inyuma hasize ku mbande hasize Rwanda. Uzukuru zino nyesamba zisuzugura abantu muri Farides ubundi ahubwo nsobanurira axe ubwo bibari muri axe ni ibintu by'intambara. Axe ni nkaga agace akarere k'intambara. Axe ni axe yongiyo no kuvuga ngo nk'ubu dufata urugero nimwe dukunze kuvuga
umuntu akubaje nka Agise za M23 irwanaho utiriwe uvuga ngo akarere kanaka ngo ni Karumbi ngo ni Kanyabayonga n'iki uvuga Agise Rubero umuntu akumva ko uwo Kanyabayonga bamushyizemo uwo kuri Rwicaza igihe bamushyizemo uwa Kipesi wari Mbongo uwa Mambasa nawe wose bamushyizemo urumva Ruhofu n'ahandi bavuga Agise Masisi kumenya ko ishobora kuba na Agise Masisi ariko n'udiporoyinze muri Warikare n'udiporoyinze muri Rucuru niki wese umwita kari mu gace k'intambara kantuza na gace k'intambara babita secteur opérationnel yego bavuga Agise ya Sud Kivu kamenya ko uwa Uvira arazamo uwa yarazamo n'uduce tw'ingenzi dushobora gukombininga utundi duce twinshi n'icyerekezo cy'intambara muri make n'icyo umuntu yavuga yego ubwo rero Agise yanzibira nubwo abantu batayivuga cyane ariko ni nk'akantu kinjira muri Shabunda urumva Shabunda batarageramo ariko binjiramo bagakandagiramo ariko hepfo haraduyi ruguru haraduyi n'inyuma ashatse yahajya ukavuga ubundi abana bajama nk'abantu ba Shabunda buriya uvuga ukuntu babasuzugura ariko abantu ba Shabunda position iri aduyi yayizimya ari umuntu uzi kurwana akagenda akanayifata yose akayishorera akavuga ati munkurikire tugenda akayijyana Kinshasa ariko barabasuzugura ni kimwe n'abantu bagiye kurwana Warikare centre bajya gufata Warikare centre na Kigoma airport yaho babandi basubijwe inyuma n'ibiganiro bya Doha bagukubita ibirometero 100 kuva aho bita Kibati hari bababwiraga kuza muri Warikare ngo baparike basubire inyuma Sandri twarabirebeka nakoraganya kuri Mama Rwa Gasabo TV icyo gihe twareka abantu bagiye Warikare ku karere urumva pinga ibegereye amasisi barayifata urumva aha naha ntibagize gute abandi ngo wenda ngo bazakomeza bagikisangani mana yo mwijuru baragenda bagerayo amahoro baragaruka amahoro nukuvuga nuko leta ya Kinshasa zigira communication na media iteye imbere ako nabaswa nta kintu kibereyemo baze kuvuza induru no gukwirirwa bibinka n'ihene n'iki byose buryo utabona bikomanga kuntuza Sandri umuzayirwa ntaza gukanga ku rugamba buryo ubona yambaye ibisasu n'ibishenete n'iki byose yabigize gute ifirimbi imwe irahagije cyangwa se ugafata kamambiri by'uruka zikomanya nababa ku rugamba bari kubwira bati abana tabatisha what do you want rwose n'iki musha grand frère rwose bazi kwikwega bagenda n'ibiradiyo bagenda babyina ndomboro aho bageze barabanza bagaceza Sandri none ubonye umuhiburiro ukuntu aba yambaye sibyo akose Sandri wundi we ku bwawe nubwo hora n'umunyerondo wafunze farumasi nonda ko watitira mu birenge wenda wakererewe gutaha ndahenda nguhuza n'umuhibu ngushaka wiki umuhibu arambara nuzika abahibu bafite n'ingofero za gisirikare bino bya helmet biriho ekuteri zifite anteni urumva n'indi migozi beze nk'iya charge ubanza umuhibu agenda ari charging aho telefone kubera ibikoresho by'intambara bayambaye buriya ntibazagukange suko batarwana nk'abasirikare yego ariko mugihura byonyine uvuye no kuragira no kuzizirika ukavuga uti hama hamwe ahita avuga ati kire ibyo ufite byose jewe burya barwana bambaye ntuza amatraining imbere ibyo bita mugondo urabizi umusirikare wa Fred sarwana yambaye jinisi imbere cyangwa training imbere kugira ngo kandi no muhibu no special kugira ngo urugamba ni umunani ahita bikuramo abigusigire yirukanka neza muhure n'abavuze induru n'abandi baturage asaba intuza asaba igikoma Che Guevara ngo arahageze aravuga ati ariko shareka mabwiza ukuri ubu nimwe naje gufasha batari twebwe baramubekira ngo arabavunye ntabyo yakoze ariko Che Guevara ngo yikumanze ku munwa aravuga ati nimo wamanyira kumbona muri Zaire urumva none mu gutura afite abasirikare bita ngo naba DSP bamurindaga division spéciale présidentielle sibyo yego bava ngo arabakonye niba arabakonye ntabwo nari mbizi muri yo mikono yabo ntabwo nari ndimo ariko nabo barabanya bikabyo urumva ngo Zaire makasi ko Rwanda mayere Burundi bure urumva abazarirwa n'abana beza Tshisekedi ejo bundi arabasebeje aravuga ngo ugiye muravuze ngo nabise koroshari none gusina koroshari gusa ngo muri désordonné numva agiye muri explanations ukuntu ngo bagendana n'ingo zabo ku rugamba Sandri ibyo ntari kurimo kubikurura umuntu wamwohereje ku rugamba ari kumwe niheneze n'umugore wose ziramukurikiye urugamba rwa metero 100 urumva inyuma umugore aramukurikiye n'umwana uko arwana niba ari bafite nk'aga telefone umugore akaba yamugemurira ku rugamba yamusongeye bugari ese ubwo udafite umugore yabigenza gute nawe umugemurira nyine ntago abantu bajya bumva icyo FARDC icyo n'imirwanire yabo babyumva akababona ama video ba brandings ba marketinze sibyo ukavuga ati no turashize ariko se umusirikare ni morale umusirikare nicyo wamushyizemo muri FARDC mu mutwe harimo ikigo nta gisirikare kiberamo babigisha parade bakabigisha kuzinga imbunda no kuzizinga no kugira gute no kuzoza bakagira ngo igisirikare bakirangije igisirikare ni produit
first of all ikiri umuntu arwanira icyo wamushyize ikiri mu bwonko bwe ibikoresho afite nabyo ntabwo byabura kugira ariko Kongo babanza ibikoresho mbere yo kubanza kubaka umuntu mu mutwe uzajya ku rugamba ni igisambo ageze iwabo iduka rimena agize n'ikintu nk'ibyo ngibyo reba ukuntu birirwa bahemukira abantu ubundi umusirikare ajya guhangana n'umusivili amushaka wiki umusivili ni vulnerable ucyura umusirikare ukimara kugera ahantu umusivili agomba kubaka atuje ntabwo bakuvuga ko abonye n'ikigusha kije kumumenera iduka ariko nibyo babigisha nibyo bagira gute burundu narakubwiye ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatakaje amahirwe yo gufata izi forces z'aba bantu muri Eastern DRC ngizitunganye n'izibyazamo igisirikare cy'igihugu kandi ubu ndabona ntayifite nireba nabi bazanabacika kandi buriya bazabacika abantu amaherezo bazabacika bikorera igihugu ako bazajya bahora mu ntambara na FARDC nanone bakoze igihugu urumva kigakora umupaka wasize ngo umupaka wa mbere wabubatse hehe ariko umupaka babahuje n'ikitwa Kongo sibyo yego bajya bahora barwana buri cyumweru baje kwiba intama baje kwiba iki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo kuko hari inkuru zirimo guhihwiswa njye nkwibera za mpuru yaha bivuga ko Tshisekedi nahindura itegeko nshinga bano baho M23 yobora ayo matora batazayajyamo ko ntibazaba yarimo nyine urumva noneho bakabona urwitwazo kuvuga ngo ari amatora ya mbere ntitwagutoye ari itegeko nshinga uhinduye ntituyumva noneho bashyiraho itegeko ryabo ryaho bayobora ko ritakigendeye kwijyana n'iryavuyeho babone kugira ikintu gisa n'igihugu bo ku bwabo ntekereza ko basaba bati cyaduha Tshisekedi agahindura itegeko nshinga kugira ngo rigiye kugira effectiveness aho bayobora kuko iri bafite uyu munsi bagenga bose bagicara bakarikwirwamo ariko indiri zaba rikozwe ntabwo bazaryinjiramo ngo rikwirwemo kandi ntibazaba badafite itegeko urumva bazita baduda iryabo cyangwa bagumana rya rya mbere simbizi ariko ntabwo barigumana byabaye projet ryavuyeho yego no kuvuga ngo n'amanyanga ya Tshisekedi nawe hari igihe akora amanyanga atazi ikizamuviramo nyuma hasi muri Tshisekedi bya nawe ntakora imibare akavuga ati ubundi zinyeshyamba zarwanyije mu buto zinyeshyamba zirwanya Kabila Pere zinyeshyamba zirwanya Kabila Fils ubundi zinyeshyamba wasaba kujya gasana kazinkiza zashaka zikagira umurenge zibarizwamo ubutazagaruka nkasugira ngasagamba kabandi bo twumvikana Tshisekedi ntabwo mubare we yawukora ahubwo iyo crendeye icyo bita kwicira umuntu akajije M23 kabitagibona wagwane Tshisekedi yaryama gasinzira neza bifise M23 yashyizeho ubutaka igenzura itazongera gusubira Kinshasa akavuga ati ubwo no mumenye imipaka rero ngiye gucungana n'abandane baho nsigaranye uko sha muzaguma iwanyu ubwo no kuvuga ko nta butegetsi bushingiye Kinshasa buzongera kubona ubusumbuwa nimwe mu dusumbuwa bikaba ibibazo kuko abantu batajyabona ko M23 atindiye Tshisekedi gushyira agace yigengamo ko ibikoze barababyina ndomboro ya solo muri boîte z'Kinshasa uzi impamvu bikoze gutyo se nuko nubundi abikishasa ntibazatakaza iryo soko sibyo ari za ndege zafungurwa zizaho zijya naho zigarukira ari bwa bucuruzi buzakorana none se ubundi bazaza nkuko n'uriya mugabo uyobora Loni yaje bakamuterera pasiporo mukasha ubundi kiriya gihugu nacyo kiri kimwe wambura umudiplomate ku isi bwa mbere mu mateka kuva isi yaremwe nibwo umuntu yagenze mu gihugu kimwe ateza kashe ebyiri nkawe yasohotse mu kindi agiye mu kindi uriya mugabo w'umunyamerika Swan ntabwo bamutereyemo kashe baravuze bati sha zana pasiporo yawe yiki nageze mu kindi gihugu batizana niba utayizanye usubireyo arareba nawe aravuga ati ariko ubundi wamuganiye uhunje muri misiyo ntatuye ya misiyo ashira sha umwana rwose w'insoresore wicaye ku meza n'akajire kakaki abakamuteremo none bura Swan afite kashe ebyiri mu gihugu kandi mu gihugu kimwe agira vize ebyiri kandi Swan ni umunyamerika none babwira ngo Amerika ngizibera hariya ngo ntago bizi irabizi iyi bitabibizi yari kubwira ambasade yari kuvuga ngo ntukore iryo kosa tutiteranya na leta turimo ariko yaje asa nk'ujijisha ko atari bubyemere bakina ko gasenariyo ngemo M23 ngo yabyanze ihita igacomeka mu kugira ngo bazakitwaza bajyana yoreke gusaba igihugu bati nimura ko tubaterera akaje none se yarubumbashi n'ihangano nabisa bati hoye none se mwege ntabwo kukimutabona izo dalili bano bantu bazashyiraho igihugu bigengamo ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence ukeneye kandi no kudutuma Korea China Dubai turahari ngo tukuzane imodoka yitiyemo kandi wizeye tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza nibyo koko babivuze ukuri uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho
ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa? Igisubizo ni Diabetes Collection. Tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika. Si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria, aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu. Benshi barete bibaza bati Diabetes Collection ikorera he? Dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifaruma, tuguye ibikubereye kandi ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantere. Wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi wihitiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira, kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza.